Mwaramutse kandi bavandimwe murakabaho. Ni Kabeho Kanyarwanda ubasuhuza alias Sylvestre nanone. Uyu munsi ndagira ngo duse n'abakomeza cya kiganiro nabakoreye ubushize cyerekeranye n'intambara nemezaga kandi nkomeza kwemeza yuko irimo gutegurwa intambara yo mu karere. Icyo gihe rero muribuka ko nayo nibaje niba iyo ntambara idashobora kuzagira ingaruka kuri sosiyete nyarwanda en interne, ndetse ikaba yacalenjinga ya slogan yacu nyine ya never again, plus jamais ça, ntibizongere. Muribuka ko nababwiye ko kugira ngo iyo ntambara itatugiraho za konsekanse nk'izabaye muri ya yindi ya guerre régionale yindi yabaye dans les années 90, byatubayeho murabizi. Navugaga yuko ku bwanjye kugira ngo iyo ntambara itagira ingaruka nka ziriya, nuko nibura twagombye kuba hagati aha twarakemuye amasinde yaduteranyaga icyo gihe en interne mu gihugu, ariyo abateje intambara bahereyeho, cyangwa intambara ubwayo presiyo yayo igatuma ya masinde aduturikana. Intambara ikagira umurego uruto yagomba kugira yaba yarisanze nta masinde ahari, cyangwa amasinde ari bien géré. Nari navuze rero yuko mu kiganiro kizakurikiraho tuzagerageza kureba ayo masinde tukareba uko bihagaze ubu ngubu, tukayanaliza ensemble. Uyu munsi rero nagira ngo nkuko nayo nabibemereye dutangire kuri rya sinde ya conflit donc sociétale u Rwanda rufite ikomeye, ari nayo yabaye mbese nyirabayazana intambara icyo gihe. Noneho intambara yatangira ari amasinde yandi navuze haruguru, navuze akajua role d'accélérateur y'intambara. Iryo sinde rero donc so conflit là niryo nise isinde ry'amoko, donc le clivage ethnique rwandais. Nibyo rongera ngo tuganireho uyu munsi. Muri icyo gihe nari nabaye nk'ubyintroduisa mvuga yuko mvuga le tabou, la pudeur usanga qui entoure icyo kibazo iyo abantu bashatse kukivuga. Nabahaga urugero rw'uko nyine iyo ubivuze usanga abantu babihunga ndetse bakaba banakwamagana. N'ubu ejo bundi byambayeho naho mbese reka mbibabwe n'umuntu twari tumaze ibyumweru nka bibiri tumenyanye w'umunyarwanda. Noneho urumva twaraganiye igihe kinini, noneho ngeze aho ejo bundi yaravuze ko ababyeyi bapfuye muri ziriya myaka. Noneho mpita mubaza nti se ubundi uri umuhutu, uri umututsi, uri umutwa, cyangwa uri milkshake, donc uri imvangavange? Yahise arakara arambwira ngo izo za histoire, niko yavuze ngo les histoires d'ethnie, ngo izo za histoire d'ethnie ngo ngiye ngo sinjyumva impamvu bimbaza ngo ngewe ndi ngewe nyine
ararakara mbese ambwira nabi. Eh, ariko nk'uko bikunze kumbaho ni ibintu donc nzi kuva nkiri mutoya, icyo kibazo bishaka kuva kizana iyo jene kikazana ku kantu ubwo nk'uko kandi shaka uko bibaye mbyibazaho naha naribaje ese uyu muntu ko namubaje haturuka akahambira muri iki byumweru bibiri, nta naramubajije imyaka y'akayimbwira, ntamubajije amashuri zarayambwira, mubaza abana be uko bangana arabimbwira, umubare wabo ambwira. Iki kibazo koko nk'uko ansubije koko niko uko ansubije niko acyumva, kuko buriya koko ubwoko bwe yaba bifata nk'ikintu kitari important kitamuranga, kidafite agaciro nk'uko abivuga, cyangwa arambeshye. Niyo mbeshye se ni ukubera iki? Ni ukubera iki? Ndagira ngo nibutse ko iki kibazo justement ari ikibazo gikomeye depuis que le Rwanda existe, kimaze kwica abantu abanyarwanda niba batari munsi ya miliyoni 5. Ukibaza impamvu bagihunga. Ubwo rero ndagira ngo wenda nabyo turabireba mu kanya. Donc ndashaka kuvuga ko tuza kwibaza impamvu usanga icyo kibazo abantu mbese bakora nk'aho ubwoko mu Rwanda butagombye kubaho, butagombye kubaho, cyangwa se bagashaka kunaroinga kwerekana ko kuba buriho ari ibintu banal mbese bundi bidafite agaciro cyane, mbese nk'aho ku bwoko buriho ari cyo kibazo, mbese wagira ngo kuba ubwoko bwaba buriho ari cyo kibazo u Rwanda rwaba rufite, alors que tuzi neza yuko ubwoko buba ku isi hose, nta hantu ubwoko butaba. D'ailleurs hano nongera ngarukaho gato kuri icyo kibazo. Uyu perezida w'u Rwanda uriho Kagame we ndetse we yabiboneye igisubizo radical. We yavuze ko yadekrese ku bwoko buvuyeho, yuko ngo ahantu hose ari ndi umunyarwanda, ko abahutu n'abatutsi bitabaho. Naho murabona umuntu waje agateza intambara avuga yuko ashaka gukemura ikibazo cy'impunzi z'abatutsi, akanabohoza abatutsi yavuga ko barenganaga mu gihugu, amaze gufata ubutegetsi ndetse isi yose ikamushyikira kubera icyo nyine ko Kamemu yavugaga bumvaga ari une cause noble, isi yose ikamushyikira gutyo, yamara gufata ubutegetsi agahita avuga ati en fait ati ibya byari blague, en fait ubwoko ntibubaho, ati buzajye bubaho mu kwa kane ariho tuzari tuvuga hagati kwa kane n'ukwa karindwi ko abahutu bisha abatutsi muri jenoside. Ati ibyo nibirangira ubundi ntabwo kubaho. Ngewe n'intuza ngewe sinzi niba mwumva irresponsabilité y'icyo cyemezo pour ku muntu uyobora igihugu, un homme d'État, gufata icyo cyemezo ugaragifashe agishyize mu kabati akibitse. Donc icyo kibazo arakibitse kwa aba yagishyize mu kabati ikomereze business yo gutegeka, nyuma bizongeye biturike nyine atakiriho abana twabyaye nabe bwite ko nawe arabafite bazirwarize kwa nuko nabirezima ko nahise kamwe mu ubwoko bwo buzagumaho kandi ubwoko buriho ku isi hose. Ikibazo donc ikibazo suko ubwoko mu Rwanda bwaba buhari. Et d'ailleurs
ntibavuga bya ndi umunyarwanda hari n'abandi byo kuvuga ngo turi abavandimwe t'ubwoko bumwe rwose hari ka bagete magique kabikora nta kibazo twabyemera bukaba ubwoko bumwe ariko ntabwo n'ubundi byaba bivuze ko tutazongera kugira ibibazo d'ordre identitaire kuko twarabibonye ko hagati y'abahutu ubwabo hari un clivage régional navuzeho ubushize ishobora nayo kuzageraho itabaye bien gérée ikavamo za génocide na za pogrom hagati y'abatutsi ubwabo ngo basigaye hari un clivage régional kuvuga nyine régional et un peu culturel ko aho bakuriye mu bihugu bitandukanye bakiri impunzi bevoluye mu mico itandukanye donc ako kantu nako gashobora kuba un critère d'exclusion iramutse itabaye gérée cyangwa bagumye kuyalimenta kubera des intérêts politiques nayo ishobora kuzarangira wenda j'exagère un peu ariko ça peut arriver nabo bakagénocide entre eux sur base y'iyo clivage donc ndashaka kuvuga ko ubwoko butabaho cyangwa gushaka kunarunga kuvuga ngo turi bamwe turi abavandimwe byaba byiza yego ariko ntabwo ari ni solution ibyiza byaba kwafronta icyo kibazo tukakireba en face tukacyasuma noneho tukakijana nk'uko ahandi hose bimeze ubundi ubwoko ku isi hose ni imwe justement muri za critères d'exclusion abantu baheraho bavangurana mu rwego rwo gushaka gucuranwa urumva kubera ko nk'uko bizwi umutungo w'isi ntabwo uhagije kugaburira abantu batuye isi cyane cyane muri contexte usanga abantu buri muntu wese ashaka kurya ibirenze n'ibyo akeneye ça c'est la nature humaine nk'ubu ngubu une petite parenthèse ngira ngo mujya mubyumva bavuga ko ejo muri mu kwa munani abatuye isi ngo bazaba bamaze gukonsoma ibyo isi yari yabateganirije kubagaburira umwaka wose uvuga ngo mu mezi azakurikiraho kujya muri December tuzaba turi kurya umwenda w'ibyo isi iteganya ubundi kutugaburira umwaka utaha donc voilà enfin ni urugero ariko birashaka kuvuga ngo duhora ku meza duhora tubyigana noneho imwe rero muri za critères duheraho umwe ashaka kwikwizaho abantu bikwizaho baka-exclure abandi ni ubwoko justement et ça traverse le monde entier ntaho bitaba ikibazo cy'ubwoko ahantu hose hari n'izindi za critères d'exclusion ariko ikibazo cy'ubwoko ahantu hose ku isi gihora ku murongo w'ibyigwa donc ahandi barabyasuma bakabati hari amoko kandi amoko la table ni ntoya amoko agomba twasangira dute kuri aya meza noneho tukabana dans l'harmonie urumva société intego yo kujera icyo kibazo de façon permanente na za institutions zigiyeho zitowe cyangwa zigiye ku butegetsi d'une manière d'une autre zikaba zifite iyo nshingano nange nk'urugero hano mu gihugu cy'Ububirigi isinde ry'abawaro n'abaframa rihora ku murongo w'ibyigwa urumva rihora à l'ordre du jour bavuga ati turasangira dute ubutegetsi hagati y'abaframa n'abawaro kujya muba mwasumye ko babaho abaframa n'abawaro turasangira dute ubutegetsi turasangira dute umutungo w'igihugu niba abaframa barafata bingahe hakurikijwe umubare wabo leur quota umubare wabo mu gihugu abawaro bafata bingahe hakurikijwe umubare ese la solidarité nationale yo implique iki yuko
kamemu niba abafurama bakize cyane kurusha abantu batabyihara byose bagomba gukora un transfert kugira ngo igihugu kigume kibe une nation. Ibintu nk'ibyo bigahora à l'ordre du jour. Ibyo rero nibyo bituma hataba za batarwana cyangwa banarwana bikaba limité. No muri Kenya nge nahabaye, muzi ko muri Kenya hari le problème, le tribalisme ni ikibazo cya mbere Kenya ifite. Umunyakenya wese muhuye peu importe ubwoko aturukamo avuga ati muri Kenya hari ibibazo bitatu gahera ku hierarchy komaka bati icya mbere ni tribalism, donc byamoko, icya kabiri ni corruption, icya gatatu ni terrorisme cyangwa criminalité etc. Ariko icya mbere kiba ari kiriye. Okay, bakacyasima ntabwo bibuza umunyakenya umubaje uti y'umuhuye bamuzi uti uruhe bwoko atavuga ati mu Kikuyu, I'm Luo, I'm Taita, I'm whatever, urumva ntabwo babyesikiva, donc bagerageza kubije banacishamo nabo bakarwana, ariko bikaba limité kubera ko justement hari une volonté sociétale yo kugerageza kumanaging icyo kibazo, kucyasima no kukijera. Ushobora kuvuga rero uti ese mu Rwanda kuki nyine ho bitagenda gutya? Mu Rwanda justement hari ikibazo cy'uko tudashaka kwasuma neza l'ethnisme, isinde ry'amoko, twumva ko dushobora gukwepa tugakwepa kugeza igihe le prochain génocide izabera, le prochain pogrom izabera, les prochains massacres izabera. Ariko ntabwo ushobora gukomeza gutyo. Il faudra ko tumenye d'abord impamvu twikomporta gutyo. Hano je vais essayer ngiye kugerageza kubabwira ngo icyo mbitekereza impamvu meze gutyo. Ngiye ntekereza yuko iriya clivage ethnique y'iwacu aho itandukaniye n'izindi ifite icyasha kitaba ahandi, cyangwa n'ahandi niyo gihari kiba kidafite intensité nk'iyiwacu. Iwacu hari icyasha mu gifaransa babyita le suprémacisme racial, suprémacisme ethnique. Donc hari akantu, hari ayo moko, ariko hakiyongeraho yuko bisa nkaho hari ingaruko, bisa nkaho mbese hari hierarchy mu bwoko by'akaremano. Donc ubwoko burutanwa. Ibyo bikaba bituruka he? Bikaba bituruka ku ngoma ya cyami, niho byatangiriye, aho abami b'abatutsi bashyizeho un système d'état imeze nka ujya kumera nka apartheid justement, ya suprémacisme racial, isumbana ry'amoko rishingiye ku buvuki karemano, donc du fascisme d'état, ijya kumera nyine nka apartheid muri Afurika y'Epfo uko byari bimeze, cyangwa muri Amerika biriya igihe hari esclavage nyine. Icyo kintu rero nicyo cyica kugeza ubu ngubu, kuko kiri perpetuwa kamemu. Ubwami ntabwo hashize igihe kinini burangiye, imyaka 60 dans l'imaginaire collectif d'un peuple burya ni nkeya, ni imyaka mikeya biba bikiraho cyane cyane. Rero ahangaha niho ngira ngo turebe iryo pfundo, cyane cyane iyo hari mystère autour y'iyo histoire, y'ayo mateka y'ukuntu byagenze. Urumva hari mystère, ngiye mbona ko ari ipfundo riri yuko ntago bigeze, donc aho ibyo bihagarariye muri 59 nyuma yaho ntabwo higeze hasobanurwa
neza ibyo bintu ngo byamaze imyaka 400 ukuntu byagenze n'icyabiteye ku buryo kuba bidasobanutse harimo mystère biguma kwalimenta za fantasmagorie ziperpétuent même aujourd'hui. Ndabaha urugero nk'ubu umwana wanjye niyo mpamvu abantu ubona bari jene yo kuvuga ikibazo cyamo nk'ubu umwana wanjye ambajije ati urugero akambaza ati voilà mbwira ibya colonialisme na esclavage abazungu bakoreye abirabura byagenze bite ntago byangora ko namusobanura nti voilà abazungu barazaga bavuye mu bihugu byabo byari bikomeye kurusha iby'abirabura icyo gihe byarateye imbere donc noneho abazungu bakaza bafite une avance technologique cyane cyane mu rwego rw'intwaro kuko nyine kugira ngo esclavagize umuntu ugomba kubanza kumuviolenta naho ubundi mwarwana no bakaza bafite supériorité technologique bafite la maîtrise de la poudre notamment donc ibintu by'imbunda amato n'ibiki byose bazana ndetse na bagakoresha ingufu ariko bagakoresha no gushukashwa ko bazanaga ibintu abirabura batari barabonye bo ibintu donc nk'ibintu by'amabombo by'ibiki byose ariko ibyo ntabwo byagize importance cyane ntabwo bavuga ngo uzaha umuntu ibombo nurangiza umukubita ikiboko yemere byagize importance cyane ni le rapport de force militaire bon umwana ukabimusobanura akavuga ati niko byagenze urumva noneho baradukubita batugira esclave tukagerageza kwirevoluta bakatumata nyine encore avec ibyo bibunda byabo bakazana na renfort ziturutse iwabo justement baga bafite derrière toujours iyo ibihugu byabo derrière donc bishaka kuzana renfort atumoma bon cyo wagisobanura ariko akubaje ati ubwo ababishoboye muzahimbira ni bamwe mubishobora akubaje ati se ko numva iriya ko abatutsi turuka ngo mu ngoma ya cyami yuko abatutsi bari baragize abahuta abagaragu babakubita ikiboko babahingisha shiku babateruza ibibindi ngo n'ingobyi n'ibiki byose ati ibyo byashobotse bite urumva watangira ukarya iminwa kuko watangira ukavuga ngo baje baturutse mu kindi gihugu baturutse kure baravuga ngo Ethiopia wenda ukavuga Ethiopia kuko nibyo bavuga cyane byanditse no mu bitabo by'abazungu ati baza ari bakeya 10% ou entre 10 et 15% tari bake hako ati se baje bafite amashare de combat uti hoya bari bafite se iyihe technologie militaire yarutaga yabo bandi ku buryo baza ari bake bakabempoza iyo violence numva igiteye ubwoba gutyo pendant 400 ans tino en fait gusa barwanishaga iyo barwanaga iyo bagiraga ingabo bagari iminoza amacumu imyambi ibintu nk'ibyo ati technologie du fer se baje bayifite abandi tioya lo fer tera kariya kuma kaba kwicumu ati abatwa nibo bagacura donc tout le monde avait accès buri wese yashobora kugira accès b'abahutu abatutsi etc c'est none byagiye comment ça se fait uko byagenze gute kugira ngo bahutu imyaka 400 bemera ibyo binjiye mu mutwe bemere système ya suprématie raciale justement yabo bantu baje bakayishyiraho bakavuga ko bo iyo communauté nyine ivuka abantu bavuka ari beza kurusha abariya barusha uburebure barusha
ubumanzi ubupfura ubushongore ubukaka icyusa tout ce que tu veux igihagararo babasha ubutwari n'iki donc izo valeurs zose bakempoza ibyo bintu yuko abandi baba ari babi ari bagufi ari ibitsimbanyi ari abaswa ari abanyabwoba ari ibigoryi ari abanyamusozi ari abajinga ibintu nk'ibyo bakempoza izo cliché zigafata zikinjira abatutsi bakazintegra muri communauté iyo complexe de supériorité bakayintegra abahutu bakayintegra complexe d'infériorité bikaba imyaka 400 byagenze bite icyo kintu ukananirwa kugisobanura ukavuga uti ukabuzana ushobora kuzana bya bindi byanditse mu bitabo yuko ngo mu mateka nibyo batwigishaga ngo yuko ngo bakoresheje nibyo abazungu banditse twarabyigaga muri histoire murabyibuka ngo bakoresheje ngo ubuhake bw'inka ariko bakavuga ngo bakoresha ubuhake bw'inka ntibasobanura babukoresha bati ubuhake bw'inka ni ukuvuga iki est-ce que b'introduije icyo gisimba bakivanyeyo bari baturutse aho kitarahabaga kikamwa inka noneho bakajya baha amata bahutu bakemera kubera ko baha amata bagakubitwa bagaterura ibindi bagahenga shiku bagaheka ati no ukumva bidasobanutse kumva bidasobanutse ese izo nka cyangwa inka barazirwanisha zashoraga zigajomba amahembe abahutu noneho ibyo byabateye ubwoba bagategekwa ati yoya ntabwo kamemu nabyo c'est pas clair kuko abahutu niyo habaga hari benshi n'izo nka bashobora kuzikubita etc ayo mata ubwayo ayo mata se yari mu burozi bwoko ki ku buryo ko n'inka z'amahembe zidakamwa cyane ngo uvuge ngo washoboraga kuyakoresha comme une arme de chantage contre la famine ibyo bintu byagenze bite ko n'izo nka niyo baranazintroduije nyuma y'imyaka 400 kandi abahutu bashobora kuba barabonye uburyo nabo baziprocura cyangwa bakanazibaka bakarwanira bakazibaka cyangwa bakanabona une alternative yo ku mata yayo mata bakajya bakamihene cyangwa n'ibindi ariko ntibabe esclave ntabwo byigeze bisobanuka iba nibeshya nshobora kuba nibeshya ubwo hari de façon je lance au débat bazagira gusa icyo nshaka kuvuga iyo ndashaka kuvuga importance y'iyo mystery iyo mystère yateye kuri njyewe kuko en fait impamvu ko ari mystère nge nkeka ko hari uburyo byabaye bushobora kuba ari logique bujyanye na contexte y'icyo gihe ariko ko nazape muri histoire batashatse gusobanura kugira ngo justement iyo mystère igumeho le mystère d'une communauté ifite des pouvoirs extraordinaires irusha iyindi communauté de façon carrément ku buryo imposa une supériorité raciale noneho ikayikoresha igishatse pendant 400 ans donc iyo fantasmagorie il perpétua jusqu'aujourd'hui il détermine za complexe de supériorité muri communauté tutsi cyane parmi les élites hano je peux citer une récent muri ce témoignage ya Rudasingwa Théogène aho yavugaga ati iyo twabaga turi mu kariya kazu kayobora igihugu kuko yari akari ntabwo ari n'importe qui yari yabanje batera secrétaire général du FPR umva idéologue docteur en médecine arangije aba directeur de cabinet wa président donc ntabwo ari n'importe qui
na mbere uko abijyamo ntabwo ari umuntu usanzwe yari yashinze nawe ubw'ishyaka ni ukuvuga ngo ni umuntu idéologiquement quand même ufite une valeur intrinsèque role yajuwaga urumva ko donc ubwo akavuga ati twebwe twabaga twicaye ati noneho Kagame kuko avuga ko ari Kagame wabivugaga bona abandi babaga bapartage akavuga ati twavugaga yuko abahutu muri rusange donc tukaglobaliza ko abahutu dushobora kubategeka ko yavuze cliché nk'eshatu ngo ni abanyabwoba ngo ni ibisambo kuko umuntu utashobora kubera wamuhaye ibiryo ushobora gutrahisa bene wabo etc. Yongeraho ngo ni abanza yaravuze ko ari abanyabwoba ibisambo na abajinga cyangwa ibintu nk'ibyo kwa de façon urumva ko iyo groupe itegeka iracyari muri perspective ya suprématie raciale urumva kandi mu bahutu nabo ngewe mbo niba nibeshya ubwo hari uzanyomoza ariko ngewe nakuze mbibona mbona iyo complexe kandi icyo gihe nakuze igihugu gitegekwa n'abahutu ariko iyo complexe d'infériorité nayo nshobora gutanga urugero nshobora no gutanga nyinshi ariko uru nguru nirwo rwamaritse cyane kuko byari muri periode dramatique icyo gihe ni muri 1992 igihe inkotanyi zari zimaze gutera cya gitero gikomeye cyane cya Louis Février ngira ngo cyangwa Louis Mars bakenda kugera i Kigali noneho bitera tension la tension ethnique yari hari yarazamutse d'un cran ndibuka dans le cadre ya association yitwaga Kanyarwanda nari narashinze twiruka mu bintu bya droit de l'homme batubwira ngo abatutsi bagiye kubica hano tukajyayo kujya kukomakoma gusakuza etc. Baranyalerese ngo ku Rwesero muri petit séminaire yo ku Rwesero ngo hagiye kuba massacre hagati y'abahutu n'abatutsi bagiye ku massacre abatutsi ko bitaniruka ntabwo hari kuremva i Kigali ngeze muri séminaire yo ku Rwesero bitani presenta kwa directeur mubwira ko ndi president wa Kanyarwanda etc. ko nje muri cadre iyo tension ethnique numvise kugira ngo tumenye ibyo ari byo bihagarare hakiri kare kuko ubwo nari naciye no mu bajandarume bari hafi nabo ndabibabwira noneho ndavuga musaba yuko naganira n'abanyeshuri bamwe na bamwe ahambwe ati ntibari hariya mu kibuga ati genda muvugane noneho ndagenda aho ngaho mu kibuga cya séminaire donc dans la cour du séminaire effectivement hari za groupe nyine ubona ko hari tension habura akantu gato ngo bigire noneho negera groupe ubona ko ari abameneri b'abanyeshuri b'abahutu groupe y'abahutu nabona giri hariya nkabona n'akandi ka groupe k'abatutsi kari hariya mbanza kuri groupe y'abatutsi ko numvaga ari bo nyine ngomba kubanza kubaza ubwoba bwabo barambwira ati dufite ubwoba ati bavuze ko batwica ati turareba ukuntu twava hano tugataha etc. Noneho negera groupe y'abahutu y'abanyeshuri b'abahutu bari bakuru nyine abo b'abameneri babaga barimo barangiza nyine rhetorique n'ubu mu myaka ya nyuma ni voilà ndababaza nti bimeze bite nabo baravuga ati dufite ubwoba kandi babonaga batabeshya ati dufite ubwoba twumvise yuko hari plan yuko abatutsi baza kutumara atuturi turashaka kudefanda niho rero nababaje ntise hano ubundi mu kigo muri nkabangaye turi nka 300 niba ari 320 sinibuka ariko byariho turi 300 ndabaza nise nk'ubu hano harimo abanyeshuri b'abatutsi bangaye kuko narayibonaga en fait groupe y'abatutsi bose bari muri ako groupe hanze bose bari hamwe nta numwe wari ahandi kuko bari bafite ubwoba cyane abahutu bo ntago bose bari bahari hari des meneurs nyine babona bageze nko kuri 20 noneho abanyeshuri b'abahutu mbabaje gutyo hita bati ni bariya bonyine ati
bati wowe ntabwo uzi abatutsi, ati niyo yaba ari umwe yatumara. Urumva? Bon, je passe les détails, ariko icyo ngibyo donc ndashaka kuvuga yuko ibyo bintu iyo exemple hari n'izindi nshobora kuvuga nyinshi vraiment, njya nziganira n'abantu tuganira comme ça na partie zerekana yuko iyo fantasme igihari yiperpetuwe, iyo complexe yiperpetuwe, yaba mu batu muri communauté tutsi, yaba muri communauté hutu. Uwabihakana nta kazi ke dushobora gukomeza tukabihakana, tukajya tubihakana twigira banajuba, ariko icyo ni nka kwa kundi nyine ufata cya kinyoni bita Autriche nyine gicuri ku mutwe mu mucanga, cyajomba mu mutwe, umubiri wose uri hanze, kikaba kizi ko ubwo kishe nta muntu kibona nyine ngo bakice. Donc voilà, iyo politique de l'Autriche nta kintu izatugezaho, tugomba kwasima ibintu byacu. Je peux donner un exemple d'ailleurs contemporain y'ubu ngubu. Urabona ibi byatubayeho dans les années 90, ya ntambara y'inkotanyi, amateka yayo nayo agomba kwandikwa neza kandi akandikwa uko yabaye, kuko imbahe nk'urugero, suppose que babyanditse encore comme une épopée. Urumva? Sinzi niba abantu bize amateka buka kera, amateka ya Afrika ibyo bitanga l'épopée mandingue, ya peuple y'abamandinga bavuga ngo bari bateye ubwo ngo bateraga no ngo bakakora ibintu bitabaho ngo tusa, byandi bya Ruganzu ngo yinjiraga na kavumbukira hari. Babyanditse comme une épopée mu myaka nka 200 byaza crédit bya biri gukira des dégâts. Tikuki uwa bajya bavuga ati hari abantu b'abatutsi b'abasore bakeya barabanza bakora ingabo bafata Uganda, bamaze kuyifata bahita batera u Rwanda, bararufata batsinda ingabo zaho tuzari zikomeye zifashijwe n'ingabo za Kongo n'iz'Abafaransa n'iz'Ababiligi n'iki, bahita bakomeza bafata igihugu cya Kongo kigizwe gikubye inshuro 80 u Rwanda, baragitegeka imyaka 5, barangije bashyiraho ingabo zikomeye muri Afrika yose, isira bavuga etc. Bafite umuperezida witwaga nkuko bavuga ngo Kirima Rujugiro cyangwa yitwaga Kagame etc. Urumva? Donc byanditswe comme une épopée, ntihasobanurwe le contexte dans lequel ibyo bintu byashobotse, le contexte de géopolitique internationale yatumye bari abantu binjira mu ngabo za Museveni zigafata Uganda, ukuntu binjiyemo, ukuntu les Américains babashyikiye kubera ko bashaka ukuntu ingabo za Congo à ce moment précis zitabaga en fait Mobutu ntanga bagiraga etc. Donc ngo wexplique ibyo bintu, urumva, ubiplace dans muri contexte yabo abantu babyumve, bishobora ko alimenta justement encore une fois des fantasmagories zishobora kuzagira des conséquences sur l'imaginaire collectif y'abantu, urumva. Niyo mpamvu je vais pas gutinda cyane pour conclure, ngira ngo nsaba abanyarwanda surtout les élites rwandaises b'abahutu baba n'abatutsi, iki kibazo tugerageze kuzagifata donc à bras le corps, turevisite amateka y'iki kibazo, urumva, noneho twongere tuplace uko bavuga ngo placer l'église au milieu du village, izo tribus z'abahutu n'abatutsi tuzemera uko ziri, dushyiraho système ya management yazo, système de négociation permanente ituma
abahutu n'abatutsi bashobora kubana dans l'harmonie bagasangira duke t'u Rwanda sur des critères objectifs zizwi zanditse ziri clair zihora kandi ziri en négociation permanente ko société ihora yevoluwe urumva voilà ndabona mvuze igihe kinini ubutaha nshobora kuza amushaka dushobora kuzarebera hamwe uburyo quand même iki kibazo cyabaye bagerageje kukijera ko ntabwo navuga ko bagerageje kukijera les trois présidents Kayibanda mu gihe cy'imyaka 13 ukuntu yabigenje cyitwayeho mate Habyarimana yakitwaye mate Kagame ari kugerageza kukijera gute turebe iyo management yabo tugende twikritika ensemble ukuntu kandi binagaragara ko buri wese yagiye akijera selon ses propres perspectives kuko buri mu president burya agira perspective ze nizo zituma yaborda ibibazo by'igihugu d'une manière itandukanye n'iyundi mu president no mwaje cyangwa uzamukurikira ufite d'autres perspectives. Voilà reka tube duhagarariye ahangaha byari kwiga kuganira donc kuri icyo kibazo byasinde ry'ubwoko ni ikibazo kitashobora kikiri large vaste kandi kiri delicate uko nabivuze ubushize niba hari ibintu navuze ahangaha bishobora guhungabanya umunyarwanda runaka uwo ari we wese abimbabaremo atekereze ko nawe aramutse agize courage yo kuvuga iminota 40 kuri iki kibazo je suis sûr ko nawe ashobora kuvuga ibintu bishobora kumungabanya wenda nanjye murakoze rero murakabaho naho ubutaha